Pepo Godfather Gwino urabona icyo navuga cyo nuko Satani ni umwanzi w'ibyiza ntawakifuza isenyuka ry'urugo rwa Vestina na Idrissa ariko kandi umuntu ashobora kuvuga ngo n'ababyeyi be bashobora kuba barabigizemo uruhare ntabwo tubirashinze ariko kandi iyo ugiye kureba uko iyo urebye umwana usoza ishuri rya segonderi ahita yinjira mu rushako hari indera atari bwahabwe za nyirasenge inama za kibyeyi yarangiza agahita yirukira mu rushako ngo n'ubutunzi ngo babonye umugabo w'umukire ngo azabafasha ngo agiye kubafasha kuri byinshi cyabafasha ibiniri ibyo nabyo ubwabyo biri mu byatumye Vestina ahubuka mu rushako rwiwe biramutse ariko kandi ntabwo twavuga ngo biramutse twavuga ngo ntabwo ari ukuri Vestina yabitangarije yagaragaje ko yahubutse mu rushako ko nashaka umugabo wa kabiri atazongera guhubuka nkuko yahuze bivuze ngo rero we yidekaraye rwasenyutse ahubwo yahisa abisiba rero abahungu bamaze yahise twamaze kwitereka twamaze kubibona twabikuyeho reka ngo yene Paul Urugendo TV muvugana urakoze cyane kujya mu rubanza urakoze Paul salama nyuma y'uko urebye urugo rwa Murindahabi na Idrissa rusenyutse wumva ugize ubwoba Murindahabi ahubwo Vestina na Idrissa ngiyewe nari nzi ko Murinda Irene na Idrissa baratandukanye Irene karatari babana Irene ni wabanye na Idrissa none se Idrissa yakoranye ubukwe na Vestina cyangwa yakoranye ubukwe na management ya Irene Njye nabonye ariko asezerana n'uwitwa Vestina. Oya yasezeranye na management yasezeranye na team yasezeranye na Irene. Komeza wabyakiye uti. Kwa hari biguzi bumvikanye batagudifata. Reka dukore kazi cyo. Warumbajije ibi bintu wowe wabyakiye ute? Ibi bintu wabyakiye ute byagutunguye wabanaga bizaba? Urumva mbere na mbere ni nakababaro cyane cyane ku muhanzi dukunda burya ubona umuhanzi aririmba indirimbo zomora imitima y'abandi mu gihe wavuga ko afite agahinda ndetse amaranye igihe kinini ni ikibazo gikomeye cyane bya bindi bavuga ngo nuko mu buzima bwa social media ariko atari bwo buzima tubayeho mu buzima busanzwe yego niba umuntu avuga ko atazongera kugira amahitamo yo guhitamo umugabo uyu munsi yahisemo ariko ko mentioninga niba ari umugabo none uretse gato ahangaha nituza kuvuga ntabwo ari amahitamo y'umwana ntabugeze agira amahitamo operation tumukweye yakozwe na Irene ikimara gutegurwa bafashe umwana bamwohereza muri misiyo no kuvuga ngo Vestine kujya mu rugo rwa Idrissa ni nk'ingabo z'u Rwanda kohereza abasirikare Darifuru yagiye muri mission urumva Vestina mu byukuri niba avuga ko uyu munsi ari kunyura muri bad situation bivuze ko bishobora kuba bijya gusa n'ibyo abantu bagiye basesengura mu kiganiro yakoze ubwo yafaga ku kibuga cy'indege ni Kanombe kiza muri Canada mu byitandukanye muri Canada ibitaramo aho mu kiganiro yakoranye na Murindahabi ndetse na Dorcas bari mu ndege hari aho Vestina aryamaga hasi hari aho Vestina ataka kuvuga ko afite inzara benshi bagiye babikomanta ibyo bintu avuga ati ni gute umuhanzi yavuye kuririmba kandi Kigali akahita afata imodoka imujyana ku kibuga cy'indege Kanombe akahita afata none n'indege imukura ku kibuga cy'indege imujyana muri Canada nka management ye noneho kubera iki abaye aje kubivuga kuri kamera kashonje management ntabwo bamubaza ese ntawe ubishinzwe ese nta muntu umuvugana mu gihe amaze gutandukana n'umugabo byose nibyo ahubwo twakwiriye kwibaza se niba umubyeyi kuko buriya ni umubyeyi kuko ushobora kuba ataraba umubyeyi kano kanya ariko yitegura kuba we ariko niba agera mu ndege akavuga ati mfite inzara imeze nabi mperuka kurya ejo bivuze ko mu by'ukuri hari abantu management ye itagireba kuri side oze cyane ibi ngibi byo wende by'inzara umuntu wese arasonza hari igihe yabuze n'umwanya wo kurya atabuze ibyo kurya ko yabuze umwanya wo kurya byo birashoboka atabibonye yavuze ko atabibonye ntabwo yavuze ko yabuze umwanya
So anyway, ibi ngibi rero ikintu kiriho ni status yakoze saa 3 zuzuye uko nyamaze iminota 16 bwari saa 3 iminota 16 ariko yaje kuyisiba bigaragara ko nyine wenda ashobora kuba yaganijwe cyangwa se yabikoze atabiganireho n'abandi ariko buri ikintu cyane mbere gikomeye abantu kuri kuganiraho cyane bakuri kwibaza kuri iyi statement yakoze nahantu asoza avuga ngo sinzongera kwizera umugabo na rimwe mu gihe ntaramenya umuryango we ntaramumenya kubera ko uyu munsi ibyo biri kunshyira mu bibazo byose ndimo kunyuramo yaba ari mu buzima bwanjye ndetse n'amahitamo ndi gukora uyu munsi. So bivuze ko we yamaze gufata umwanzuro tuvugana ntabwo azasubirana n'umugabo we muri iriya mvugo. Umugabo avuga n'umugabo yanditse atanditse izina rye ariko yivugaga we yavuga ko hari umugabo yahisemo yaje akabwira ati nahisemo yes. Urakoze cyane ndagushimiye my brother. Asante kabisa nihutaga kubera ko ndi ukurikirana urubanza rwa Silas mbona wa undi byase ni ku murongo n'umugore we rwa gatanya turi buza no kumenya Silas ko urukiko rwamufunze rugaragaza ko yasambanyije umwana w'umukobwa ndetse bagaragaza ko na forensic yagaragaje ko ari wamusambanyije ngijana ku ijana turibuze kwibaza ati se yaje kurangira bisubiye byose turibuze kumenyera muri no rubanza. Urakoze cyane ndagushimiye. Asante. Ibyo rubanza mpuriye he nabyo kimanza n'imanza turi kwa no kuri ntuza opionika urahari ngo uzamuke umva ikintu gitangaje ngo uyu mugabo ngo araturubika ngo ntarangiza urugendo rugwo yari yatangiye mutapingi sibyo byiza Godfrey oya ntabwo ari byiza uramwana nibwo ari kura man uyu ni umwana muto bro man uyu ni umwana muto warukirangiza secondaire urimo kunyumva ariko kaboko yaramufashe amushyira mu business zo kugira ngo bibura mugabo kunyumva uyu mwana nta bintu byingo bamwohereje muri operation tumukwe ariko mutari kumva ntabwo kubyumva hano hari tumurye tumukwepe none se Godfrey no dusubiye kwiyo post ya postinze aho munsi yavuze ngo ntabwo nzongera gushaka umugabo ntabanje kumenya iwabo iyakomoka bivuze ko hari ibindi bintu ibugiye umuntu avuze ngo uyu mugabo ikintu bagiye gukora bagiye guhita bamushinga Nyabingi bavuze ko asenga imana z'abakondikundi kugira ngo abakristo bataza kuva kuri uyu mwana ariko guza abasikama nuko ngo ikintu bagiye gukora kandi muraza kubireba bagiye kuvuga ko uyu mugabo afite ibizimu byese kuko biri mwino message yanditswe urukumva aba bagomba kubara audience aba bantu baririmba gospel urimo kunyumva uyu ntiyazongera kujya kumanika amaboko hari ngo arerembuza aririmbira abantu ngo yobe byabindiririmba nta muntu wazongera kubyemera kandi yarariye umugabo akakwepa barasikamiza uyu mugabo baragiye bakabikora so nukuvuga ngo icyo bagomba gukora hanga niki uyu mugabo bagiye kumukubitaho ibirozi bamukubiteho ibishitani bavuge ko asenga imana zikuzimu avuga ati nta gitangaje muri West Africa nabyo byabamo ubwo mutangiye kubimushinja nyir'ubwite ikintu gitangaje muri West Africa bro bare wumve mu nkandeho gahunda ni undi muntu mpamagara ninde hano ninde wundi muntu mpamagara mwihaga n'abajya babaraje hamagara Jihad aramwe bari mu rusako Jihad ashobora kuba ari igoma aramwe bari mu rusako ariko se ni gute nk'ibyo bintu bibwira n'icyo muri Amerika urumva so mwihangane gatorero kamamagarira umuntu Dekate ntabwo ari kwita abanyamunsi ase ndiba Dekate ariho Dekate yaheze imihanda nta nubwo aherutse gupostinga reka numve yongwe ntabwo tuziranye yo samyutinga cyone mugabo emutangiye guca imanza ngiye kuvugana mu ibanga none se ntabwo biba byoroshye kabisa n'agahinda gakomeye kubona umwana ungana gutya burya urugo ni experience ikomeye
ntabwo yakagombye kuba yarashatse ku myaka yari afite kabisa. Akahe gahinda yaje arabikwemera ko yatandukanye n'umugabo we.